urimo uranansetsa ko nzapfa nseka njyewe baza n'umurambo no gupfa ntabwo ari none urumva oya nzagira mu ijoro se ariko se twese tuzapfa ari uzatura nk'umusozi nawe winjijije karumuna gashikikaye kari gafite imyaka 6 karumuna kanje gafite imyaka 4 bapfuye bavuga ngo mutubabariye ntago turi inzoka keni tunakura ntago tuzabarye ubundi arimo arabimbwira ariko Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duhiki imbaraga Imana niyo yadushoboje gutanga imbabazi reka sengere n'abagenzi banjye Imana twambika imbaraga zo gutanga imbabazi kuko ni rwo rufunguzo ngira ngo iyi ni inkuru y'akababaro ndatangira nihanganisha umuntu wese uri gukurikira urugendo runani TV iyi nkuru yaba yashenguye umutima cyane niko bimeze ni rwo rugendo niho twese twerekeza ariko nanone nakubwira uri kureba iki kiganiro ngo komera Pastor Theogene wamenyekanye cyane nk'inzahoke ngira ngo ndashidikanyije nawe uri kureba iki kiganiro bizi ko yari umwe mu bakozi b'Imana cyangwa se mu babwiriza butumwa hano mu Rwanda bakunzwe ku rwego rwo hejuru cyane kandi bakunzwe n'ingeri zose bitewe n'uburyo yakoreshaga abwiriza ubutumwa bwiza cyane ngira ngo ni inkuru y'akababaro yamenyekanye mu ijoro rya tariki ya 22 Kamena mu mwaka wa 2023 ahagana saa 5 z'ijoro nibwo inkuru y'akababaro yatangiye gukwirakwira hirya no hino kumushumba Theogene niyo nshuti wamenyekanye cyane ku mazina ya inzahuke bitewe n'uburyo nyine yakundaga kwigisha yigishaho ko Imana yamuzahuye ubwo byamenyekanye ko yitabye Imana akaba yitabye Imana avuye i Kampala Uganda naho yari yerekeje rero agiye kuzana abashyitsi bari bavuye muri Amerika ajya kubafata n'imodoka ye rero ngira ngo Pastor Theogene mu gitondo cyo kuri wa 4 nibwo yerekeje Kampala agiye kuzana abantu bavuye muri Amerika ubwo bari mu nzira rero bagaruka nibwo bisi itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Simba yabagonze ikubita hejuru amakuru ngira ngo tumaze kumenya nkuko bungubu abantu baracyari ngira ngo inzego zishinzwe nyine zahageze baracyari kureba uko bakura imodoka gusa nyine biravuga ko umushumba yamaze kwitahira yamaze kwitaba Imana reka twihanganisha umuntu wese abo mu muryango we reka twihanganishe n'abakristo muri rusange ndetse n'umunyarwanda wese ngira ngo inyigisho ze Pastor Theogene numwe mu bantu bahuye ni navuga ngo Imana yari yanyujije mu bikomeye kugira ngo ibakomeze ubundi nabo bazakomeza abandi ngira ngo mu nyigisho ze ndumwe mu wenda mu banyamakuru bakoranye nawe igihe kinini aho wenda dusubiye nyuma gato nyuma yo kubimfubyi nyuma jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye imfubyi aho nabaye mu buzima bwo ku muhanda cyane ngira ngo inyigisho ze abantu bose benshi barazizi cyane ubuzima bwo ku muhanda rero yabayemo ngira ngo ni nabwo havaga inyigisho ze cyane z'uburyo nyine yigishaga abantu benshi bagafashwa ndetse abandi bakanishima cyane bitewe n'uburyo yavugaga bitewe navuga ngo narangaje yakoreshaga cyane yigisha ngira ngo cyane cyane yakunze kwibanda ku bana bo ku muhanda ngira ngo afite n'abana benshi yakuye ku muhanda ngira ngo ntangira gukorana nawe muri 2018 9 nibwo yajyaga kugaburira gusangira n'abantu bo ku muhanda na marine yaba abigisha kureka ibiyobyabwenge sibyo n'ubutumwa bwigisha abantu inzira ijya mu ijuru yari umufatanya mu bikorwa mwiza wa leta muri gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ngira ngo abantu babizi neza ko bajyaga bamutwara niba wakajya kwigisha abari kugororerwayo mu rwego rwo kugira ngo nyine
abiyegereza ababwire ati ibyo murimo nanjye nabibayemo ariko nanabivuyemo. N'umuntu rero wakundaga abantu cyane, by'umwihariko yari umuntu wakundaga ubuzima, gushaka guhindura ubuzima bw'abana baba ku muhanda. Iwe ngira ngo hari igihe twize tumusaba tugiye gukora ikiganiro, we afite abantu benshi bagera muri 20 kandi bakuru yakuye ku muhanda basenga. Ngira ngo ibikorwa yakoze byo ni byinshi cyane, imirimo yarayikoze igomba kumuherekeza. Ngira ngo Abanyarwanda barabizi, abandi bantu bose bakurikira imbuga nkoranyambaga barabizi cyane. Yagaragaye mu ivugabutumwa, mu biterana ahantu hatandukanye, mu kwigisha. Ikindi kandi n'umuntu tugiye ku ruhande rwa Marine, n'umuntu wakundaga abantu cyane. Abantu ubwo ba hafi barabizi cyane. Iyi ni inkuru by'umwihariko yababaje n'abandi bantu bose. Umuntu wese buriya yari afite uburyo babanyemo, cyangwa se amuzimo, cyangwa se amukundamo, ariko ntabwo tubura kubihanganisha. Ni rwo rugendo. Imana imutuze neza, Imana irebe ibikorwa yakoze byiza. Ibyo mvuze byo ni bike ku byo yakoze, ko yakoze byinshi byiza. Imana kandi ikomeze umufasha we cyane n'abana be. Ndumva ari ibyo. Imana iduhe gukomera twese. Urugero nk'ubu mbyaye 4 ariko ntawe urampemba, n'umpembye aza kumpemba, ariko unkurikira kukumve atari datuje kumpemba. Iyo washatse mu muco nyarwanda, iwabo w'umugabo baza gutekesha umukobwa wabo bamahaye, umukazana siko bigenda, baza kumutekesha. Ntawe ntekesheje. Abana banjye mu buzima bwabo ntibazigera babona sogoko, ntibazigera bamuvuga. Urumva ni uruhererekane rw'ibikomere. Ubu turi muri vacances. Ejo ni bajya ku mashuri uzajya usanga abana bamwe baganiriza abanjye ati twavuye kwa sogokuru, kwa sekuru. Ntibazigera bamenya se wabo. Urumva ni urugendo rw'amateka. Ndagira ngo ibi byumve neza. Ntarakora ubukwe, najyaga ntaho ubukwe bw'abandi bavuga ngo umuryango kwa runaka nuhaguruka waje kudusaba umugeni, bagahaguruka. Rero njya nkahita ndeba mu bukwe bwanjye, ese nibavuga ngo umuryango kwa Nkuraje Tonesi tuhaguruke, nzahaguruka njyenyine, bizagenda gute? Ariko nshimira Imana ko muri Kristo Yesu hari imiryango baramperekeje bajya kunsabira. Ariko nahaye igiseke si mama, uwo bambitse ingofero si data. Iyo mbagere reka nkubwire, ubu ntaho nabiciye. Ninde Pastor uhe Theogene uhe umwe w'imfubyi, naho nabicikira. Urumva rero ni uruherekane rw'amateka, ariko dushimira Imana yadushoboje kwiyubaka, tukaba dufite aho tuvuye, dufite naho tugera, kandi tunashimira n'igihugu cyacu, n'ingabo z'igihugu zatubaye hafi sinzibagirwa yitwa Kamari, kuko mpamya neza ko n'ubuzima uyu munsi mfite mbukesha we. Yambaye hafi, nicara no mu modoka nyuma ya jenoside. Ni umwe mu bantu bamaye imodoka mu muhanda ngo ntware, agira ngo niyubake ntere imbere. Narokokeye Butare niho nari ngeze, ariko yagiye yubaka ubuzima bwanjye nkurikirana umunsi ku munsi kugeza na n'uyu munsi. Rero Imana ibaha umugisha. Mu kanya ukomeje bati ndashimira Imana mbere na mbere, ariko ngashimira n'ubuyobozi bwiza bwacu bwadufashije mu kuba turi kwiyubaka. Ubu ngubu ukaba uri umugabo uvuga ati ndacyari kubona ya mashami, umuryango ntago urazima, ko genda ngira icyizere cy'uko umuryango wacu n'ubundi uri gushibuka. Igihugu cyacu wenda mu bijyanye tujye mu murongo w'ubumwe n'ubwiyunge, urishimira iki nkawe ubonye Abanyarwanda ukabona none n'uburyo butumeze, wishimira iki? Wenda ku ruhande rw'abakije, kuba ndi nka pastor kandi na society nyarwanda muri rusange, burya batwigishije ijambo ryiza ryitwa kubabarira.
ryitwa kubabarira igihugu cyacu, kuko buryo utababariye ni wowe uri gushira. Utamubabariye se undi wamukoraho iki? Ntacyo wamukoraho. Wowe urakomeza ushire mu mutima, wakomeza azamuke, abyara, afite n'abuzukuru kuko haracyafite n'umuryango munini. Rero kubabarira ni inyungu z'utanga imbabazi. Kandi nkwibutse yuko hababarira uwababaye. Ubundi iri jambo kurivuga kubabarira biroroshye, kuryigisha biroroshye, ariko kurishyira mu bikorwa icyo gikomeye. Hababarira rero wagize gute? Uwababaye. Ariko nanone ngira bakoze jenoside n'ibindi, ujye uharanira guhabwa imbabazi wagizemo iki uruhare, kuko nawe gukira kwawe ni uguhabwa imbabazi wagizemo iki uruhare. Iyo uhawe imbabazi